mu bukwe rero ntabwo cyambere ntabwo ndishobora niba nzabutaha. I'm not sure kubera ko nta invitation ndabona ntabwo mbizi niba nzabutaha ariko mutashe nabutaha nk'umuhanzi. Ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Mwebwe mwese rero mubana natwe nikaze mu biganiro n'inkuru tubategurira kandi tukazibagezaho. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu n'umuhanzi benshi mwaramumenye abandi muramukunda, ubu rero mwari mumukumbuye. Ni Danny Vumbi. Tugiye kuganira, araza kugaruka ku buzima bwe bwite, aragaruka kandi ku buzima bujyanye n'umuziki we, ariko kandi aranyura hirya no hino tubwire na bimwe mu bivugwa hagati ye n'abandi bahanzi ndetse n'ubuzima butandukanye. Nitwa na Cretin Ntirushwa, rero mbahaye ikaze, mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Reka tuze twakira umutumirwa wacu n'ikaze. Ya mateka wenda ya music yanjye, natangiye umuziki mu mwaka wa 2004. Icyo gihe nkaba naratangiye niga mu ishuri ryigisha kwigisha hariya za Kimironko yitwaga Kigali Institute of Education. Hariya niho natangiriye umuziki. Ni nabwo Group The Brothers yavutse muri 2004. Akaba ari gihe wayishinze ndi kumwe n'abagenzi banjye Ziggy Double 5 ndetse na Victor Fidel. Icyo gihe twakoze indirimbo nyinshi ziramenyekana, gusa nta mafaranga yabagamo. Ko nibuka igitaramo twakoze The Brothers, hari ahantu twagiye kuririmba mu bukwe muri uwo mwaka wa 2004 baduhemba ibihumbi sunda byibuka 25,000 nibyo baduhaye icyo gihe. Urumva ntabwo wabigereranya n'ubu. Umuziki rero byageze mu mwaka wa 2009 nibwo twakoze indirimbo yitwa Bya bihe tukikora. Ntabwo ariyo yadutandukanije ariko ifite ukuntu yatumenyekanishije ku buryo bukomeye cyane ku rwego rw'igihugu. Hanyuma nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo dushyiremo imbaraga cyane, ariko nanone kubera ko groupe burya ntabwo ibiyoborwa n'umuntu umwe. Icyabaye nuko twatangiye kugenda tubura umwanya, umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, birangira dufashe umwanzuro wo kwikorana, buri wese arikorana. Nibwo mu mwaka wa 2012 nasohoye album yanjye ya mbere. Iyi album yanjye ya mbere ntabwo yamenyekanye, yitwa Umudendezo. Nkaba mfite indirimbo nakoranye n'abahanzi benshi batandukanye, mfiteho featuring nakoranye na nyakwigendera Jay Polly, mfiteho featuring nakoranye n'umugabo bita Kamishi, hariho featuring nakoranye na The Bane, hariho indirimbo nyinshi nakoze muri icyo gihe, gusa ntizamenyekana. Indirimbo yagerageje kumenyekana icyo gihe yitwa Wabigenza Ute. Imwe ndirimba mbaza umuntu ngo uramutse umenye ku munsi w'urupfu rwawe ari ejo wabigenza ute. Nibwo iyi album ikimara gusohoka nahikoreye launch. Mu gukora launch n'imibare mikeya nibwo hari umuntu waje arambwira ati ndashaka kugura iyi album yawe, ndashaka kugukoreshereza igitaramo. Ati ndaguha amafaranga 2 miliyoni hanyuma ngiye nirwarize abaterankunga bazakurebe. Hanyuma impamvu narivuze ngo ni imibare mikeya, naragiye ndicara ndavuga ntari kuyu muntu ugiye kumpa 2 miliyoni, buriya ntabwo yazavanamo 10 miliyoni buriya we wabyikorera. Ubwo mfata umwanzuro wo kujya kubyikorera. Nibwo bwa mbere nabonye igihombo n'amaso yanjye, kubera ko ku muryango abantu binjiye muri iyo concert binjiriye ibihumbi bitarenze 200 n'amadepanse yose. Nyuma ndicara ndavuga nti yaba naremeye offre y'uriya muntu byari kuba byiza kurushaho,
ariko iyo ukora ikintu ukunda iteka urakomeza ugashyiramo imbaraga. Album yanjye ya kabiri rero nagize amahirwe irahitinga. Album yanjye ya kabiri yitwa Kuri Twese. Iyi album yanjye ya kabiri niyo iriho indirimbo zikomeye nagize, niyo iriho za Danje, Baragowe, Umusizi ariko n'uwacu n'izindi nyinshi zamenyekanye. Icyo gihe ni nabwo namenyekanye noneho nk'umuhanzi ku giti cye. Nibwo abantu batangiye kuvuga Danny Vumbi, ubundi bavugaga Danny wo muri The Brothers. Danny Vumbi riramenyekana. Album yanjye ya gatatu nayikoze mu bihe bitoroshye kuko nayikoze mu bihe bya Covid. Mu bihe bya Covid rero nibwo nakoze album yitwa Inkuru Nziza. Inkuru Nziza nayo iriho indirimbo nyinshi zamenyekanye kuko niyo album iriho indirimbo yitwa Abana Babi, Umugozi nakoranye na Bruce Melody. Hariho n'izindi ndirimbo zamenyekanye nka Gibare n'izindi ndirimbo abantu bagiye bakunda. Gusa ni na album nayo kubera ko yasohotse mu bihe bya Covid, hari ikintu yangeretse gikomeye. Nibwo nabonye ko umuntu ashobora kuba yacuruza noneho umuziki online, kuko mbere yaho nabonaga atari ibintu bishobora kuba byakwinjiriza umuntu. Iyi album rero nshaka gushyira hanze, deja abatekinisiye ubu ngubu indirimbo zageze online 365. Niyo album yanjye ya kane ngiye gushyira hanze. Iyi album rero ifite amateka cyane, ifite amateka kubera ko mpereye ku izina ryayo 365 ni izina natoranije kubera ibihe nari nanyuzemo. Nasinye amasezerano muri lebo yitwa Kikas Music, hanyuma twaza kumvikana ku bijyanye n'imikorere. Bitewe n'ibyo nari nasinye, byabaye ngombwa ko mara igihe kirenga iminsi 365 nta muziki nkoze, nta ndirimbo nsohoye, kuko nari muri studio. Rero naravuze nti album yanjye igomba kwitwa 365. Iyo ndirimbo ubu nonaha ntabwo yo irajya online, ariko iraza kujyaho. Sinzi niba ku buhanga bw'ibyuma bashobora kumfasha wenda mbere yuko ngira ikindi babwira kuri iyi album, basi mukumva iyo ndirimbo. Ntabwo nigeze ndirimba kuri situation yanjye wenda muri Kikas, cyangwa ngo ngire undi muntu wese ndirimba, ahubwo nashatse ko iyo ndirimbo iba yo kwibutsa umuntu ubundi umwaka ureshutse. Kuko niba utazi uburebure bw'umwaka uko bungana, muri iyo ndirimbo ndavuga ngo baza uwakatiwe cyangwa se wenda baza uwasibiye, kuko abo bantu barabizi neza, bazi neza uburyo umwaka ureshya. Naho iyo widegembye uba wumva uri mu kwa mbere, ejo ubundi ukabona ugeze mu kwa 12 ntumenye uburyo umwaka urangiye. Hari abantu twagiranye ikiganiro nimugoroba ndumva ari kuri Radio Rwanda, bambajije ngo umwihariko w'iyi album yawe ni uwuhe. Nababwiye ko ari album imaze igihe kirekire muri studio, kuko imazemo igihe kirenze umwaka. Urumva ni igihe kirekire, ni umwe mu mwihariko wayo. Ikindi wenda ikoze mu njyana zitandukanye, style zitandukanye, ku buryo umuntu aramutse arimo kuyumva ntabwo yaba bored. Undi mwihariko wayo, hari titre y'indirimbo bajya basoma kuri album yanjye, abantu bose bagahita bibaza uburyo wenda ishobora kuba yanditse cyangwa imeze. Hariho indirimbo yitwa Condom. Umuntu uwo ari we wese ahita yibaza ati si uyu mugabo noneho Condom yayiririmbye ate. Ubwo rero muraza kuzumva. Wenda undi mwihariko nuko indirimbo zose ni nshyashya, nta ndirimbo nigeze nsubiramo cyangwa se wenda ngo ari indirimbo
yaciye ku maradiyo. Icyakora hariho indirimbo imwe nasubiyemo itari yanjye y'umugabo nakunze cyane mu mwana witwa Nkurunziza François, indirimbo yitwa Usigara Amahoro, nayo iri kuri album. Icyo nabasaba ni kimwe, ni ugukomeza kudufasha, gukomeza gushyigikira umuziki nyarwanda, gukomeza kudutera inkunga nk'uko mwabikoze kuva kera, kuko umuziki aho ugeze ubu ngubu ntabwo ari ahantu habi, urimo kugana mu cyerekezo cyiza. Hanyuma ku bijyanye n'ubuzima bwanjye bwite, murabizi ko nubatse, hari abafana benshi. Mpamvu mvuze ibi bintu nuko abafana benshi batazi icyo kintu. Abafana benshi hari igihe uhura n'umufana agahita akubwira ati none se uzashaka ryari? Ndubatse, wenda ni nacyo nari guheraho, mfite abana 3 bakuru, mutoya ari kwiga muri Saint Andre hariya mu wa 2. Urumva ko wenda no mu buzima busanzwe bwa buri munsi nuko nguko mpagaze. Ku cyatandukanije na Kikas Music, buriya abagabo babiri iyo bagiranye amasezerano, umwe akayubahiriza undi ntayubahirize, akenshi hari ubwo bifashisha abo twita abandi bagabo wenda basinye kuri ayo masezerano. Bamwe banyoye ku nzoga z'abagabo nibo bahita baza none bagafatafata. Mu by'ukuri twapfuye nyine kutubahiriza amasezerano kwa hato na hato, kwa management cyangwa se kwanjye nk'umuhanzi, wenda kuri pourcentage zitangana. Ariko birumvikana ko niba management itubahirije inshingano kuri 60%, nawe umuhanzi ntuzubahirize kuri 40%, deje urumva ni 100%, mwakabaye mutandukana nyine. Ikindi nanone niba umugabo n'umugore bageraho nabo bakashwana bakajya mu nkiko bagatandukana, buriya nta mpamvu yo kwizirikanaho muziritswe wenda n'impapuro gusa. Izo mpapuro uko byagenda kose zirakuzirika, kuko nizo zanziritse uwo mwaka wose nta ndirimbo nsohora, kuko nari kuyisohora ugasanga ikibazo kiraremereye kurushaho. Muri make ni icyo ngicyo cyantandukanije na Kikas Music. Hanyuma mu bijyanye n'ingaruka rero, mu ngaruka zo namwe murazibona. None si ubwo hari ukuntu nasererezaga bagenzi banjye bo muri Kikas, nkabona ariko harya ubu nasinyiza impapuro kugira ngo munzimye koko, kandi murabishoboye, murananzimije pe. Urumva zimwe mu ngaruka ni ukudacurangwa, ni ukutavugwa, ni ukuzima muri rusange. Niyo terime dukoresha mu muziki hano iwacu. Ariko iteka ikibazo iyo kibaye, buri wese areba uruhare mu kibazo cyabaye. Ntabwo biba byoroshye ko uruhare rwawe rwaba ruri 0%. Hanyuma ku bijyanye wenda n'igihe naseseye amasezerano, mu by'ukuri amasezerano nayasheshe hasigaye amezi 7, hari hasigaye amezi 7 cyangwa 8 kugira ngo amasezerano agere ku ndunduro. Ni nayo mpamvu ayo mezi yose yari asigaye nayafashe nta kintu nkora, mu rwego rwo kugira ngo ntakomeza kubivanga wenda bigakomeza kuba byinshi. Nayafashe umwanzuro wo kudasohora indirimbo, gusa nakoraga ibitaramo bitandukanye. Ikindi ibintu byajemo amasezerano, byajemo noteri n'ubundi kubisesa bisaba abanyamategeko. Ubwo habaye ngombwa ko twifashisha abanyamategeko kugira ngo icyo gikorwa kirangire. Gusa ubu nababwira ko cyarangiye neza. Dani Vumbi hari aho ngaho arimo kugerageza kwiteza imbere mu muziki. Gusa mfatanije nyine n'abantu b'inshuti zanjye bisanzwe n'umuryango wanjye uramfasha. Hanyuma ikindi kibazo wabajije ni ikijyanye n'imyandikire yanjye y'indirimbo. Muri icyo gihe nanditse indirimbo nibyo, kuko kwandika indirimbo byo nakomeje kwandika indirimbo, ntabwo nigeze bihagarika. Gusa hari ikibazo naje kubona kiri mu masezerano ngirana nabo nandikira.
hari bamwe baba batifuza ko wenda nakumvikanisha izina ryanjye nk'umuntu wabandikiye, hakaba n'abandi babyemera. Gusa ni ikintu nacyo numva cyakabaye gikosoka, kubera ko aba ari uburenganzira bw'umuhanzi kuvuga ko indirimbo yanditswe na runaka, yacuranzwe na runaka, kuko ni umutungo mu by'ubwenge, ntabwo hakabaye hazamo icyo kintu cyo guhishahisha. Ariko ntekereza ko ari ikibazo cy'imyumvire kizagenda gihinduka buhoro buhoro, kuko byari bimeze mu bihe byashize, ntabwo ariko bimeze ubu ngubu. Hari igihe kizagera umuhanzi aterwe ishema no kuvuga ko yandikiwe na runaka. Hari igihe kizagera nyine umuntu yumve ko kuba yarandikiwe na runaka ari ikintu gikomeye gishobora gutuma n'indirimbo ye izamuka. Kubera iyo mpamvu rero, mu myaka yashize nakundaga gukora urutonde rw'indirimbo nanditse buri mwaka, indirimbo 15, 20, indirimbo ya runaka, rimwe na rimwe ngashwana wenda nabo twavuganye, nyuma mpitamo kutazajya bitangaza. Gusa wenda nshobora gutangaza nk'umubare, kuko nguko mbajije wowe uheruka indirimbo nyigurisha 500,000, ariko wenda nsubira inyuma gatoya, hari ikintu nishimira kuba cyarabayeho hano mu Rwanda. Ntabwo ubwanditsi bw'indirimbo ni nkaho butabagaho. Buri muntu yandika indirimbo ye, hanyuma yayandika akayishyira ku maradiyo cyangwa ku bitangazamakuru runaka. Natangiye ngira inama abantu mu bwanditsi for free kuri zero. Nkurikizaho kugenda ngurisha imitwe y'indirimbo, title y'indirimbo. Wenda niba mu mutwe wanjye hajemo akantu kitwa buhoro buhoro, nkumva kaba indirimbo nziza, ngahita mpamagara nka King James. Aka kantu ubu tukadevelope bikavamo indirimbo nziza. Ati ubu rero ubuse wanyishura ngahe se kuri iri jambo ryonyine? Ati wenda 30,000 ni urugero mbahaye. Byavuye kuri 0 mu bujyanama, bigeze kuri 30, byageze kuri 50, bigera ku 100, bigera naho noneho ntangira kujya nkora nka developer, noneho ngatanga n'amagambo. Ubu ngubu urwego bigezeho, ndagenda ngafata indirimbo nkajya muri studio nkayirecordinga ikuzura, yamara kuzura nkayiha umuhanzi ushaka kuyigura, agakuramo amajwi, agahita ashyiramo amajwi. Indirimbo nyizo rero akenshi usanga nta biciro bizwi bihari. Kimwe mu byo nishimira nuko ibiciro byavuye kuri iyo 0 bikagera kuri 1,000,000 ndetse n'amafaranga arenga, kuko y'indirimbo nagurishije umuhanzi amafaranga menshi kugeza ubu, ndayimugurishije 1,1,5,000. Ya makeya yo ni y'ubuntu nyine birumvikana. Hanyuma wenda nko muri leta, ibikorwa bya leta usanga hari imishinga ishaka kuyikorera indirimbo, bene abo ngabo urumva ntabwo wamuca amafaranga nk'ayo uca mugenzi wawe mwirirwana buri munsi. Indirimbo wenda nabonyemo amafaranga menshi, niyo nagurishije 3,000,000. Abantu rero nishimira ko bamenye nibura agaciro k'indirimbo, nubwo ayo mafaranga badahagije, ntabwo ahagije, ariko nanone ntabwo angana n'ibihumbi 50 cyangwa ngo angana n'ibihumbi 100. Ku buryo abana bakibyiruka barimo kwandika indirimbo, hari n'abo duhura nkabagira inama yo kudaca amafaranga makeya, kubera ko iyo uciye amafaranga makeya uri kwicisha amazi n'ukuntu. Niba nta kindi kibazo nibagiwe, okay, warumbajije wabonye ifoto yanjye na The Ben uretse kuba ari umuhanzi mugenzi wanjye, ariko The Ben buriya ni n'umunyeshuri wanjye, naramwigishije mu ishuri mu mwaka wa 4 ahantu yigaga za Kicukiro, nigishaga imibare na physique, niho namenye The Ben bwa mbere. Nyuma tuza gukorana indirimbo nababwiye yo kuri album yanjye ya mbere. Mu by'ukuri twakomeje kuganira, twakomeje kuba inshuti,
byo kuvuga ngo uruhande bimwe by'abafana bonye nkunda umuziki muri rusange. Iyo mbajije ngo umuhanzi nkunda nshobora kukubwira abahanzi na 50. Mu Rwanda nkunda abahanzi benshi, nkunda Bruce Melody, nkunda The Ben, nkunda Meddy, nkunda abahanzi bose baririmba neza, Nengabo, aba bantu bose baririmba neza rwose. Ugira ikintu mukundaho. Nk'ubu ntekereza ko gusa harudakunda imyandikire ya Niyo Bosco wenda n'urugero. Yandika indirimbo neza. Ntabwo wabura kumushimira cyangwa ngo uvuge ngo ntabwo wamukunda kubera ko wenda hari undi muntu bahanganye, kuko njye nkunda umuziki muri rusange, nta timu n'imwe mpagazeho kuko bose ni inshuti zanjye. Igitabo rero, igitabo cyo muri Guma Guma cya Guma Guma nagombaga kwandika, haje imbogamizi zishingiye kuri organisation ya Primus Guma Guma Superstar. Urumva kuko yavuyeho naje kubona impact wenda igitabo cyanjye gishobora kugira idashobora kuba nini, nanjye umushinga bamusubitse gatoya. Ubu ngubu biramutse isubukuwe nanjye nagisubukura. Murakoze cyane. Nguko bivuze nakoranye na The Ben indirimbo yitwa Burundu, murana na Bruce Melody indirimbo yitwa Umugozi, kandi abantu barazikunze muri rusange. Hari n'umunyamakuru yigeze kumbaza, umunyamakuru yarambajije ngo ariko ko wakoranye indirimbo na Bruce Melody yitwa Umugozi, ko buriya hagati yawe nawe niba uzi kuririmba kurusha mugenzi we. Ndamusubije nti rero igihangano muri rusange ucyumva uko kimeze, ntabwo wakabaye ugereranya abahanzi wenda bagikozemo. Gusa namuhaye igisubizo cyiza, naramubwiye nti Bruce Melody andusha kuririmba hazamuka, nanjye nkamurusha kuririmba hamanuka, kandi koko nibyo. Buriya tugiye wenda nko mu bintu bisaba amajwi manini ushobora gusanga bimugoye. Ni nka kwa kuntu ushobora gusaba inyoni kujya mu giti bikayorohera, ariko inzovu rwose ntabwo, uretse Arsenal bigerageza, naho ubundi inzovu ntabwo yapfa kujya mu giti. Ikintu nakubwira nuko wenda izi mpaka ziba hagati ya team Bruce na team The Ben zishyushya showbiz. Ntabwo njyewe mbibona nk'ibintu bibi, ariko bishyushya showbiz. Hari n'uburyo abantu bashobora kubibyaza umusaruro wenda bikaba byakwinjiza n'amafaranga. Hakuriya baba bavuga ko battle ishoboka hagati ya bombi iramutse ibaye yakwinjiza amafaranga. Njye ntabwo ngibona nk'ikintu kiri negative. Biba negative cyane iyo habayemo guhangana kugamije guhombyanya. Ugasanga wenda mugenzi we arashaka kumuhombya ku gitaramo runaka, n'undi arashaka guhombya mugenzi we ku gitaramo runaka cyangwa ku gikorwa runaka. Guhangana kugamije guhombyanya uko nguko ko rwose uko kwamagana. Ariko iyo ari guhangana kunguka ntacyo bitwaye. Warumbaje n'ikibazo kuri Kikas Claude Uhuje Imfura. Mbere yuko njya muri Kikas, Claude Uhuje Imfura yari inshuti yanjye, nyuma tuza no guhura nyine ari muri Kikas Music, turakorana, tuza no gushwana nawe nyine muri Kikas, birakomeza. Abagabo nyabagabo rero, buriya abagabo nyabagabo iyo bahuye n'ikibazo baricara bakaganira batari ku bundi harya byagenze gute. Iyo mufashe umwanya wo gusubira muri ibyo bintu, akenshi imibereho yanyu nta kintu yihindukaho, ikomeza kuba isanzwe. Niyo mpamvu murimo kumubona hano, nimwumva bizimye ntimutekereze ko ari we ugiye gucomokora ngo abizimye, kuko ni inshuti yanjye cyane pe. Ariko ndabivuze bihita bizima, sinzi ikintu kizimye niba ari itara. Rero ni inshuti, turakorana, nta gahunda ihari yo kuvugurura amasezerano,
ariko buriya ashobora kugira ikintu akenera runaka, ashobora gukenera nk'indirimbo akambira ati dani none se nta ndirimbo ufite sinkayimuha, cyangwa se no mu buzima busanzwe ati ko ngukeneye, ko nshaka ko tujyana ahantu, ko nshaka ko tujya kureba wa muntu. Ibyo ngibyo urumva ntabwo byavaho kandi nta hantu bihuriye wenda n'umuziki. Gusa Claude uhuje imfura, izina ni ry'umuntu, ni umwana mwiza cyane, ni imfura cyane, ashwana n'abantu bakeya. Abaproducer rero bakoze kuri izi indirimbo 8, indirimbo 9 kuri 13 zakozwe na producer witwa Telden. Ntabwo yabashije kugera hano, ariko Telden niwe wakoze indirimbo 9 kuri 13. Hanyuma izisigaye buri wese agiye agiraho imwe. Hari indirimbo imwe ya Pastor P, hari indirimbo imwe ya Medbeats, hari indirimbo ebyiri z'uwitwa Roda. Ndumva n'izo ngizo abaproducer nakoranye nabo nabo ngabo. Abahanzi nabo wenda nta featuring n'imwe iriho uretse iyo ndirimbo nasubiyemo nababwiye, ahubwo ari support iri morale nagiye ngira ku bandi bahanzi bagenzi banjye. Niyo mpamvu mfashe umwanya ngashimira umuhanzi witwa Bruce Melody, ari mu bantu bamfashije cyane kugira ngo iyi album ibe ibonetse magingo aya. Abandi bahanzi ntabwo muri rusange ni ibisanzwe, ni bwa bucuti busanzwe n'imigenderanire isanzwe. Ndi mu bantu bakunda kwibaza cyane, ese korabo yanjye na runaka iri bumare iki, irangirira uwuhe mumaro? Ngunda gutanga ingero, hari abahanzi babiri ushobora guhuza aho kugira ngo product igiye hanze wenda bateze imbere ikaba yabasubiza inyuma. Ntabwo navuga amazina, ariko murebe wenda urugero, ufashe nka Kidumu ukamuhuza n'umuhanzi witwa wenda Inyogoye, iyo featuring ya Kidumu na Nyogoye ntabwo yahwana na featuring ya Yago na Nyogoye. Ni ukuvuga ngo featuring ya Yago na Nyogoye ishobora kugira success cyangwa ikagira ikintu gikomeye ikora kuri industry, ariko ntacyo bishobora kumarira wenda Kidumu. Mumbabarire kuba mvuze amazina, ariko mbere yo gukora featuring akenshi ni imibare, abamanager nibo baba babizi, ni imibare abantu bakora. Kuko murabona nka featuring ya Bruce Melody n'abo bantu bose badukikije, abantu bose yakoranye nabo, finally yimugiriye akamaro niyo yakoranye na Shaggy. Wenda n'ubundi ari hejuru yabo wenda cyane, ariko iyo mibare aba ari ngombwa kenshi muri featuring. Mico the Best nawe byaje kugera nyuma avamo aragenda, ariko ni inshuti yanjye Bwiza, ndi mu bantu bamwinjije muri Kickers, nawe aracyari inshuti yanjye. Hari undi muhanzi se muri Kickers nasaba gusa niyo Bosco ni ishumi yanjye, nawe ntari ni umuntu wanjye, nta kibazo. Umubano wanjye n'abantu muri Kickers umeze neza rwose. Mba nkangurira abantu kugira umutima mwiza, bahangurira abantu kugira umutima mwiza, gukora ibikorwa byiza, kuba abantu beza. Kubera ko hari igihe umuntu aguhemukira ukavuga ngo ariko nguyu yavukiye iki, kubera iki papa batakoresheje condom kugira ngo ahere hirya. Ni uko nguko indirimbo iteye. Ubundi zimwe muri tekinike ngo z'itangazamakuru, hari ukuntu umuntu akwima amakuru akayakwima bya burundu kugira ngo yaguhe agatekinike kitwa kumubeshyera ngo gatuma yakubwira yose. Aho ngaho urambeshyeye, ibyo ngibyo ntabwo nigeze mvuga. Ikindi no muri principe z'uburezi ntabwo byemewe kuba watangaza amanota y'umunyeshuri wawe, cyane cyane nk'ubu social media
zigeze ku rwego rwo hejuru ushobora gusanga bitangaje bikaba ikibazo cyane. The Ben uretse kuba ari umuhanzi mugenzi wanjye, ariko mu bukwe rero ntabwo cyambere ntabwo ndishobora niba nzabutaha. I'm not sure kubera ko nta invitation ndabona, ntabwo mbizi niba nzabutaha, ariko mutashe nabutaha nk'umuhanzi, ntabwo nabutaha nka mwarimu. Iyo namenye na madamu wanjye byari kuba bigoranye kuba wenda ndi umuhanzi. Ndaza kubabwira impamvu. Nuko ari mu bantu bamfashije cyane kugira ngo ntere imbere muri uyu muziki. Ngitangira kumwe ubona abantu baririmba nyine muri universite, ari mu bantu bazaga kunshimira, bakundaga ibihangano byanjye tukiri inshuti zo muri universite nyine. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntabwo yigeze ajya kure yanjye, akomeza kumfasha uko ashoboye. Mu kuba iyi album yagiye hanze, hari umwe mu bahanzi nababwiye wabigize n'uruhare rukomeye, Bruce Melody, ariko ntabwo yari wenyine. Icyo gihe yari kumwe na madamu wanjye, nibo bavuze batari ko izi ndirimbo byamisha muri studio wazisohoye zikajya hanze. Urumva igitekerezo iyo gishyigikiwe n'umufasha, gishyigikiwe na madamu wawe n'Imana ibumugisha, uruhare nababwira afite mu muziki nintagereramo. Ntabwo nabona uko ndushushanya rwose, rurarenze pe, aramfasha. Wenda reka mbere kuri icyo ngicyo, ni ukuri yafashije byose pe, yafashije byose kuva ntangira album kugeza nisoza, kuganira n'abaterankunga, kuganira n'abaproducer. Ejo bundi yaraye muri studio ari kumwe na Bob Pro bari kurangiza izi projet zose. Urumva ntacyo atakoze, yarafashije. Hanyuma ku kindi warubajije cya Kikas Music, umva rero wa mugabo we, urumva Bwiza ni product y'igitekerezo cy'umugabo witwa Uhuje Imvura Jean Claude n'umugabo witwa Semivumbi Daniel. Ni ukuvuga ngo kwa kuntu abantu bicara bakaganira bari kunywa agacupa, twaricaye turavuga tuti ariko harya ubu nta mishinga umuntu yakora itatwara amafaranga menshi. Kwa kuntu abagabo baba baganira amafaranga, baba baganira iterambere. Mu mishinga myinshi twatekerejeho projet tuyishakira n'izina, twayise Next Diva, indi mbuto. Iyo projet rero niyo yabyaye Bwiza, niyo yakoze Bwiza kwikubitiro, kubera ko mu bihangano 214 baduhaye abakobwa bifasha amashusho, ni jyewe wari ushinzwe guhitamo. Noneho abo ndi buhitemo nkabahitimu nayo igahitamo. Ni ukuvuga ngo jyewe n'abahitiyemo abantu bagera nko kuri 4. Noneho bo mu guhitamo muri abo bantu 4 bahaye mvanye muri 214 bahitamo Bwiza. Urumva rero ntabwo umuntu nk'uwo ugizeho uruhare, ntabwo wavuga ngo uvuye muri lebo ngo kubera ko ngo batangiye kumutonesha, kandi ntabwo uri mu bantu bamutonesha. Kuko niba indirimbo za mbere twarafashe umwanya tukajya ahantu mu mwiherero tukamukorera indirimbo 5, agomba guhitamo indirimbo asohora ndetse akabikora, indirimbo za mbere akazishyira hanze. Urumva ntabwo icyo gihe ntabwo nagombaga kuvuga ngo uyu ngo kuko ngo batangiye kumufata neza ngo ngewe ngo ndagiye. Oya, hari imyaka igera igipimo cy'ishyari kikaba gikeye, bitewe wenda n'amikoro umuntu agenda abona, bitewe nuko gukura no kuba umugabo muri rusange. Ntabwo impamvu navuye muri Kikas ari uko Bwiza Emerance yagize success.
ahubwo yaba yagiraga success kurenza ahangaha kubera ko twese tubigiriramo inyungu nk'abanyarwanda ndetse n'umuntu wabanye muri Kikas Music. Ni ukuvuga ngo imiziki yanjye ubu ngubu officially iri kuri platform zose zicuruza umuziki, ariko iraba distributed by bitwa 1RPM, nibo bari gukora distribution ahantu hose, ariko imiziki iri hose ubu ngubu hose wayihabona platform yose icuruza umuziki. Yes, warubajije ikibazo kibaza ngo umuziki muri rusange mu burute ubu hari intambwe yatewe uwo ari wese arayibona, ndetse no mu bijyanye no kwinjiza ntabwo bikimeze nka kera. Niba ubu ngubu hari possibility ko kuba wacuruza album bitewe patirana n'ikibazo cyawe cya kabiri, izo opportunity kera ntabwo zabagaho. Ku bijyanye no gucuruza album hano mu Rwanda, hari album y'umuhanzi umwe hano mu Rwanda yaguzwe $400 by'amadolari, hari undi nzi wayigurishije $200, hari undi nzi wayigurishije $60,000, hari $20,000. Mu by'ukuri abo bantu kera ntabwo babagaho, cyangwa izo opportunity kumenye niba zarabagaho ntabwo zabagaho, ariko ubu ngubu ziriho. Impamvu ubu ngubu ziriho ni iterambere, ni n'ibintu byo kwishimira. Hanyuma njye mfite icyizere gikomeye ko wenda album yanjye ubu ngubu hari proposal twagiye dusanga zo kuyigura. Hari abagiye basubiza, hari abagiye baduha umubare w'amafaranga runaka, ariko akenshi iyo ushyize ikintu cyawe ku isoko, hari ubwo uvuga uti ntawamenya aya mafaranga wenda nshobora kubona arenzeho, ukaba wihagazeho gatoya, ukaba ugenda urya utwo duke duke. Naho kuba album yanjye izakundwa, ndishuwa cyane ko izakundwa, ndabizi neza. Nereye ku mubare w'indirimbo, iyi album irimo indirimbo 13. Amazina yayo muraza kuyabona nyine online n'ubundi no ku matangazo yamamaza. Indirimbo ni 13, ziri muri style nyine nkora afrobeat muri rusange. Indirimbo ziganjeho nyine ni afrobeat cyangwa izi ndirimbo nyine ziba zibyinitse afrozouk n'ubundi zifatiye kuri afrobeat. Hanyuma abo ku ivuko ndateganya kuzabasura, ntabwo najya ahandi naho ngo mbibagirwe, kuko iteka iyo mfite ibikorwa binini ahantu mvuka ndahibuka uko byagenda kose. Hanyuma ku bijyanye igitaramo cyo kumvisha abantu iyi album, ni ukuvuga ngo hari timu, ntabwo nayita timu ya management, nayita timu y'abajyanama, ariko tudafitanye contract, batagiye kubyigaho mu minsi iri imbere. Itariki nimenyekana nzayibamenyesha ntari. Sasa artwork twari dufite ebyiri duhitamo imwe. Hari artwork nari ndi muri prison, hari n'indi artwork iyi ngiyi twahisemo. Zombi icyo zihuriyeho harimo ikintu cy'ubwigunge, harimo ikintu cyo kutaba uri free, harimo icyo kintu cyo kumva nyine nako ka depression nako karimo. Uri hari ukuntu wumva ibintu bitameze neza ukavuga uti reka ninywere itabi n'ubundi ni ahantu ngo nta kundi cyangwa se reka ninywere izi nzoga n'uyu munsi wenda ndaza kurara mu kabari. Ariko rwose ikintu bajije bifitanye isano kuko abantu benshi bahisemo iyi ngiyi, ariko biragaragara ko nyine ndi umuntu uri ahantu mu mwijima kandi ndimo kunywa itabi nyine byankomeranye meze nabi. Hari iyi ndirimbo yitwa 365 niyo ngiye gushyira hanze, niyo ngiye guha amaradiyo,
ariko kubera ko n'izindi ziri kuri platform hari radio runaka ishobora gukunda indirimbo ikaba yanayipromotinga. Naje kubona mu bahanzi bamaze iminsi bashyira hanze album ujya kubona ukabona nk'indirimbo ebyiri zirakunzwe 3 kandi wenda atarazikoreye promotion cyane, ariko nko muri media tour ngiye gukora nzashyira imbaraga cyane kuri 365 kubera ko ariyo nitiriye album. Hanyuma ubundi nzajya nshyira imbaraga kuyo nkoreye video nshyize hanze, nuko nguko ibintu byaba bimeze. Others baraho Ziggy Double 5 ejo tuzajyana muri studio. Hanyuma Victor Fidel nawe nagiye kubona mbona ejo bundi anyandikiye message amfelicita kubera iyi album. Baraho bameze neza. Urumva twese turahari, ikibura ni ukumvikana ngo duhure dukore. Kubona ubu ni ikibazo, nubwo tuba tuvugana ariko kubonana ni ikibazo. Ziggy Double 5 ari mu kazi ka leta South Africa, undi ari gukora ubushabitsi za Uganda, nanjye ndi hano Kigali. Biragoye kugira ngo duhure twongere dukore umuziki. Murakoze cyane. Ariko rero namwe mwese mbashimire mwari kumwe natwe ni ku Ibendera TV. Njye nitwa na Cretin Ntirushwa. Mbifurije kuzagira Noheli nziza, ari nako mbifuriza kuzagira umwaka mushya muhire w'2024. Mugira amahoro n'amahirwe.